Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kwa kane tariki 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021, mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Muramusanga. Tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda. Nta yindi mpamvu itera guhora tubashishikariza ibingibi, no kubera yuko uko kurebera no guceceka ari byo byatumye igihugu cyacu u Rwanda rugwa mu kangaratete hagati y'imyaka 1990 ndetse n'1994, ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bwose n'ubwicanyi byakomeje kuba kugeza ubu ngubu mu 2021. Kubw'iyo mpamvu rero tukaba dukomeza gushishikariza abanyarwanda, baba abari mu gihugu baba abari hanze, kudakomeza kurebera amakosa yaba akorwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yaba akorwa n'abari hanze y'u Rwanda baba baharanira kuzaruyobora. Tukabasaba ko mu gihe ubonye umunyarwanda arimo akora ikosa iryo ari ryo ryose rishobora kugwisha u Rwanda mu kaga, ugomba kumucyaha cyangwa se kumuhugura, byananirana ukareba ukundi ubigenza ariko ntagere ku ntego ye. Inshuti muduteze amatwi, muri kino kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku nyito ngufi igira iti igihugu cyacu ntikijya kimenya uburwayi bwacyo, cyangwa se ntigishaka kumenya uburwayi bwacyo. Ibi ngibi tubigarutseho kubera inyandiko yanditswe mu kinyamakuru Igihe, inyandiko yanditswe n'umunyamakuru witwa Musangwa Arthur. Ni inyandiko yanditswe ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, hari saa moya za mu gitondo. Uyu rero Murangwa Arthur, inkuru cyangwa se umutwe w'inyandiko ye yawisake: akagambane ka Perezida Museveni mu myitwarire igayitse y'Ubwongereza ku Rwanda. Murabyumva neza ngo akagambane ka Perezida Museveni mu myitwarire igayitse y'Ubwongereza ku Rwanda. Muri inyandiko ye atondagura ibyo Ubwongereza bwanenzeho u Rwanda ndetse n'ibyemezo bwagiye bufata, yarangiza rero agakomerezaho agaragaza ko ibi byose mu by'ukuri ari akagambane ka Perezida Museveni. Ariko reka tuze turebe uko ikibazo giteye. Nkuko mubizi, mu minsi yashize Ubwongereza nka kimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth, bwashingiye kuri za raporo zitangwa n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bushingira ku bitangwa n'inzego zabo bwite ziperereza. Bavuga ko u Rwanda mu by'ukuri rufite amakosa menshi, rufite ibintu byinshi rukora bihabanye n'amahame y'umuryango wa Commonwealth. Icyo gihe Ubwongereza bwashinje u Rwanda ko rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bashinja u Rwanda nyine ko muri ubwo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo abantu bicwa, harimo abantu baburirwa irengero, harimo abafungwa binyuranyijwe n'amategeko. Ni ibintu byinshi bashinja u Rwanda, kandi barangije baravuga bati nk'igihugu kiri muri Commonwealth mufite inshingano yo kugenda mugakosora ibyo bibazo byose, kuko mwasinye amasezerano na Commonwealth. Mu by'ukuri usibye ko Ubwongereza bwavuze ibi bintu, bubivuze ejo bundi, ariko abanyarwanda bamaze imyaka ingana iki babivuga. Bamaze imyaka ingana iki babivuga ko abanyarwanda bicwa, ko abanyarwanda bashimutwa, ko abanyarwanda bafungwa binyuranyije amategeko, kandi ko ingero zihari. Mu by'ukuri Ubwongereza rero bushingiye kuri izo raporo zose buravuga buti u Rwanda mugomba kwikosora. Ibi ngibi u Rwanda rukaba rwarabyise ko Ubwongereza ngo buri gukora mu jisho ry'urwa Gasabo. Hadaciye kabiri, mu cyumweru cyakurikiyeho, Ubwongereza, ambasaderi w'Ubwongereza ukorera i Geneve mu Busuwisi, yahise atangaza ko mu by'ukuri igihugu cye cy'Ubwongereza cyafashe imyanzuro yo guhagarika indege z'u Rwanda kongera kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi ngibi akaba yarasobanuye impamvu neza, avuga ko mu by'ukuri biterwa n'ikibazo cya corona, ko kubera ubwandu bwa corona bukomeza kwiyongera mu Bwongereza ndetse n'ubwoko bushya bwa corona bwahadutse, babaye bahagaritse indege z'ibihugu, bavuze ibihugu byinshi, nyine bavuga ko babaye babihagaritse kugira ngo babanze bagenzure neza ikibazo cya corona mu gihugu cyabo. Ariko ibi ngibi leta y'u Rwanda ntiyabyishimiye iyo yumvaga iyi indege z'u Rwanda zakomeza kugenda. Sinzi impamvu u Rwanda rwo rutari rufite impungenge yuko
ubwo bwoko bushya bwa corona buri mu Bwongereza bushobora kuvayo bukaza no mu Rwanda, ko ubundi mu by'ukuri nk'abantu barebera igihugu nabo ubwabo bagomba kugira izo mpungenge. Ibyo rero byaravuzwe nyuma y'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zahise zitera ikirenge mu cy'Ubwongereza, nabo bagira ibyo bashinja u Rwanda. Ibyo rero mu by'ukuri Ministre Johnson Businge yagiyeho arabihakana avuga ko atari byo, ko Abongereza n'Abanyamerika ibyo bavuga babeshya. Ariko hadaciye kabiri umuryango w'abibumbye nawo ubutangiye kubivugaho. Babonye bigeze mu muryango w'abibumbye, Ministre Johnson Businge yahise agaruka muri studio za Radio Rwanda na RBA, aravuga ati rwose noneho amakosa mutubwira twayabonye, tugiye kuyakosora. Ni ibintu yiyemereye kuri radio na televiziyo, nta wimutsindagiye mu kanwa. Aravuga ati amakosa noneho mwatubwiraga twayabonye, natwe tugiye kuyakosora. None rero uyu munsi bagize gutya barahaguruka bati mu by'ukuri ikibazo kiri hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, ikibazo kiri hagati y'Ubwongereza na Amerika na akagambane ka Perezida Museveni. Muna akagambane ka Perezida Museveni. Mu by'ukuri ngiye sinshaka kuvuga ko Perezida Museveni nta bibazo afitanye n'u Rwanda, barabifitanye, ariko ni ibibazo biri hagati y'aba perezida. Ntabwo ari ikibazo Uganda ifitanye n'u Rwanda, ntabwo ari ikibazo abaturage b'Abanyarwanda bafitanye n'abaturage ba Uganda, ni ikibazo kiri hagati ya Perezida Museveni na Perezida Kagame nk'abantu babanye ku giti cyabo. Birigaragaza rwose ku mpande zombi, usibye ko ku ruhande rw'u Rwanda bagerageza kubitsindagiramo n'abaturage. Ibyo sinzi niba ari ngewe ubibona njye nyine, ariko icyo mbona nuko ku ruhande rw'u Rwanda ubutegetsi bwacu bwifashishije ibi binyamakuru nk'igihe na za Rushyashya bagerageza gukomeza kubitsindagiramo abaturage kugira ngo bumvikanishe ko ari ibibazo by'igihugu. Ahangaha rero barashinja Perezida Museveni ubugambanyi, bakavuga ko ngo nyuma y'uko agiranye ibibazo n'u Rwanda yaciye inyuma akajya mu Bwongereza akoresheje ngo umucanshuro we, ngo inshuti ye ya hafi y'umunyamakuru witwa Andrew Mwenda. Banyarwandakazi, iki gihugu cyacu nta kindi kizazira kutamenya indwara yacyo. Ese muzi neza uyu Andrew Mwenda bavuga uwo ari we? Andrew Mwenda yabaye mu Rwanda imyaka n'imyaka, ari umujyanama wihariye wa Perezida Kagame. Muzi ko Perezida Kagame yagize komite y'abanyamahanga bavanze n'Abanyarwanda bakeya, bari bagize komite ngishwanama igomba kumugira inama. Uyu Andrew Mwenda yari ari muri iyo komite. Twese twagiye tubona impapuro z'inyemeza bwishyu Leta y'u Rwanda yishyuriragaho Andrew Mwenda, ikamwishyura amafaranga agera ku 50,000, 200,000, 100,000 kugira ngo agende abasohorera inyandiko mu kinyamakuru cye asebya abatavuga rumwe n'u Rwanda. Uyu Andrew Mwenda avuye mu Rwanda ejo bundi mbereho gato ya corona. Uyu Andrew Mwenda muramwibuka ko yajyaga aza mu nama y'umushyikirano, akaza no mu nama y'umwiherero w'abayobozi. Abanyarwanda bakavuga batari ko se ku yari umwiherero w'abayobozi, Andrew Mwenda aza gukora miki. Ariko kubera ko yari umukozi wa Perezida Kagame, yabaga yinjira aho ashaka hose, igihugu kimuhemba amafaranga, imisoro y'Abanyarwanda itagira ingano. Uyu munsi bamwishyuye 50,000 by'amadolari, ejo bamwishyuye 100,000 by'amadolari, ejo bamwishyuye 200,000 by'amadolari. Andrew Mwenda yabaye mu biro bya Perezida wa Repubulika, abayeho nk'umwami. None uyu munsi barahindukiye bati u Rwanda rufite ibibazo kubera akagambane ka Museveni, wifashisha umucanshuro we, wifashisha inshuti ye magara Andrew Mwenda, akajya kugambanira u Rwanda mu Bwongereza. Niho rero ahangaha bigorera Abanyarwanda benshi kwibaza ngo ese kuri iyi leta ninde utazaba umugambanyi, ninde utazaba umwanzi w'igihugu? Ese agatsiko kayoboye igihugu kagizwe n'abande? Ko twese twari tuzi ko Andrew Mwenda ari umwe mu bantu bategeka u Rwanda, ko mu minsi yashize, mu mezi make yashize, iyo wavugaga nabi ubutegetsi bwa Perezida Kagame cyangwa ukerekana amakosa yabwo, ukavuga kuri Andrew Mwenda ko bashoboraga no kuguca umutwe. N'abanyamakuru b'Abanyarwanda ko bagiye bibaza batari ko se Andrew Mwenda ni muntu ki muri iki gihugu, kuki se ari uhabwa akazi kose? Ikinyamakuru cya Andrew Mwenda cyarahakiriye, ibinyamakuru byo mu Rwanda biragenda biratindahara, Andrew Mwenda arimo asarura amadolari. None uyu munsi bati Andrew Mwenda na Perezida Museveni nibo barimo kugambanira u Rwanda mu Bwongereza, muri Amerika, hirya no hino. Ariko reka tuze turebe, birashoboka kuko muri politike birashoboka
Andrew Mwenda ashobora kuza mu Rwanda akahakorera ari n'inshuti ya Museveni cyangwa se ari no mu kazi ka Museveni, kimwe nuko abenshi batekerezaga ko yari ari mu kazi ka Kagame aneka Museveni akagaruka kubwira Kagame ibintu nka gutyo. Muri politiki ibyo byose birashoboka, ariko reka tuze twirebere, ese mu by'ukuri koko no Perezida Museveni ntabwo ari ubu nta mubano mwiza afitanye na Perezida Kagame, nta mubano mwiza afitanye na leta y'u Rwanda. Si igitangaza ko mu by'ukuri ashobora kuba yabagambanira cyangwa se akavuga ibintu bitari byiza ku Rwanda. Ariko ikintu twe tugomba kubareba nk'abanyarwanda nuko Perezida Museveni uyu munsi u Rwanda ruramuhindura nka shitani, rugashaka kubyinjizamo abanyarwanda ko ari nka shitani. Kandi mu by'ukuri nta buryo buriho bwo kumvisha abanyarwanda ko Museveni ari shitani, nubwo Museveni nawe ari umudiktateri nk'abandi ba diktateri b'Abanyafrika, ariko nta buryo RPF ifite bwo kumvisha abanyarwanda ko Museveni ari shitani ku banyarwanda. Impamvu nta yindi, mu Bugande ubu harabarurirwa abanyarwanda bakaba miliyoni 10. Niba Perezida Museveni yanga abanyarwanda, ntago bano abanyarwanda bose bakagombye kuba bari Bugande, bose yabirukana. Kuba hari abanyarwanda 5 cyangwa 10 bafatwa mu Bugande bagafatirwa mu bikorwa Museveni yita ko ari iby'iperereza, ibyo byose birashoboka, ariko ntibisobanuye urwango Museveni yanga abanyarwanda, kubera yuko aramutse yanga abanyarwanda yakukumba bose bari abanyarwanda bariyo bakabirukana. Ejo bundi gihe Uganda yari mu matora, twakoraga ibiganiro kuri Museveni tukerekana ukuntu arimo gutoteza Bobi Wine n'abandi bantu barimo kwiyamamaza. Abanyarwanda b'i Bugande bonyine baba bakera n'abagiyeyo nyuma ya 1994 nibo batwandikiraga bakatubwira batari ko se uyu musaza muramushakaho iki, ko ari utumye abanyarwanda dutura mu gihugu cya Uganda. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Perezida Museveni nta rwango afitiye abanyarwanda. Kumvisha ari abanyarwanda batuye mu gihugu ko Museveni ari shitani ku Rwanda ntago bishobora kumvikana, ko Museveni yabanye n'abanyarwanda bamufasha kurwanya ubutegetsi bwari buriho muri Uganda. Amaze gufata ubutegetsi muri Uganda ntago yigeze ababera umwana mubi ngo avuga ati murangije kundwanirira ni mumvire hano. Yarabafashe bakomezanya mu gisirikare cye, bagira ubwene gihugu bwa Uganda, baba abajenerali, bayobora inzego nkuru z'igihugu muri Uganda, zaba za gisirikare n'iza gisivili. Museveni ntiyigeze abirukana. Hageze ko batera u Rwanda bararuteye, ku nshuro ya mbere bararwana baratsindwa basubira i Bugande. Museveni yakomeje kubafasha, akabaha ubuhungiro, baterwa bagahungira i Bugande, bakabaha ibyo kurya, bakabaha ibikoresho bya gisirikare, bakabafasha muri diplomasi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Amahanga agenda bafasha mu buryo bwose kugeza igihe batsindiye intambara. Intambara irangiye bazanaga Museveni agendera ku mikindo i Kigali bavuga bati dore umubyeyi, dore nguyu umubyeyi watureza aradukuza, dore nguyu umubyeyi waduhaye kuba abagabo, dore nguyu umubyeyi bantu b'Imana. Mwese murabyibuka imidari yahawe Perezida Museveni, mwese murabyibuka inka zahawe Perezida Museveni. Bano bagabo bamushimira bavuga bati Perezida Museveni ni umubyeyi, ni intwari, ni ibintu bitandukanye. Ibyiza byose biri kuri Perezida Museveni, kandi nta utabizi uruhare Museveni yagize mu ntambara y'u Rwanda no gufasha FPR kugera ku butegetsi. Hanyuma rero Perezida Museveni, mwibuke neza igihe u Rwanda rwashakaga kujya muri East African Community, mubyibuke neza ko igihugu cya Tanzania cyari cyabyanze. Igihugu cya Tanzania cyari cyavuze ko kidashaka ko u Rwanda rujya muri East African Community. Mu biganiro byaberaga kuri televiziyo y'u Rwanda byatambukaga ku cyumweru saa 4, nge ndabyibuka nanabajijemo n'ikibazo, bavuga bati Tanzania iri gushyiramo amananiza, ariko Perezida Museveni igihugu cya Uganda kiri kugerageza kuvugana n'ibindi bihugu kugira ngo twinjiremo, turizera ko bizakunda. Perezida Museveni niwe washyigikiye u Rwanda, arurwanira ishyaka ko rwinjira muri East African Community. Tanzania yarabyanze ivuga iti abanyarwanda aho bageze bashaka gutegeka ibintu byose. Icyo gihe niko Tanzania yavugaga. Museveni abarwanaho babinjiza muri East African Community. Ibyo bintu ni ibiganiro byaberaga kuri televiziyo y'u Rwanda, byabaye ku mugaragaro, mwabivugaga ku mugaragaro. Ejo bundi hageze aho kwinjira muri Commonwealth, ibihugu byinshi byarakomplaininze bavuga bati u Rwanda ntago rwujuje amahame y'umuryango wa Commonwealth. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi berekanaga amakosa akorwa n'u Rwanda, guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kubuza uruvugiro abanyarwanda, kubuza itangazamakuru gukora ku mugaragaro, bavuga bati
ntabwo u Rwanda rwubahiriza amahame ya Commonwealth. Museveni mubyibuke neza ko ari umwe mu baperezida barwaniye ishyaka u Rwanda kugira ngo rwinjire mu muryango wa Commonwealth. None uyu munsi Ubwongereza buvuze ibibazo bivugwa n'Abanyarwanda, amakosa leta y'u Rwanda ikora iyakorera Abanyarwanda, ubwicanyi leta ikora ibukorera Abanyarwanda. Ubwongereza burabivuze, Amerika irabivuze, UN irabivuze. Hanyuma kubera ko muri iyi minsi batabanye na Museveni kandi bamaze kwemerera muri oni ko ayo makosa bagiye kuyakosora, ariko kubera ko uyu munsi batavuga rumwe na Museveni, bati turi kuzira akagambane ka Perezida Museveni, bati turazira akagambane ka Perezida Museveni. None se mwoka byaramwe, Perezida Museveni abayeho uyu munsi, ntiyamye ariho kuva kera? Ibi bintu se Ubwongereza bwavuze, hari umunsi Human Rights Watch itabivuze, hari umunsi imiryango ya societe civile y'Abanyarwanda itabivuze, kuki bishobora kwitirirwa Museveni? None se ubu Museveni urinda uvuga ngo niwe wagiye kugambanira u Rwanda mu Bwongereza? Museveni niwe wakubwiye, ndavuga wowe Rwanda, Museveni niwe wabwiye u Rwanda kujya rusenyera abaturage barwo ntirubahe indishyi, ko ari ibyo byose rushinjwa? Museveni niwe wabwiye u Rwanda kujya rufata abana barwo rukabahotora, ko ari ibyo rushinjwa? Ubu Museveni hari uruhare yagize rwo gushishikariza leta y'u Rwanda kwica Kizito, hari uruhare yagize rwo gushishikariza u Rwanda kwica Rwigara Paul, hari uruhare yagize rwo gushishikariza u Rwanda kujya kwica Sendashonga i Nairobi, hari uruhare Uganda yagize rwo gushishikariza u Rwanda kujya gusenyera Abanyarwanda bari batuye za Gahanga na za Gasyata rutabishyuye. Ubu se Museveni niwe wabwiye u Rwanda gufata abanyamakuru rubaziza ubusa nka ba Cyuma Hasani rukabafunga, bakaba bamaze umwaka bataburana bafunze muri gereza, ko ari ibyo ngibyo baregwa, bavuga bati mwebwe murafata abantu mukabafunga ntimubaburanishe bakamaramo imyaka n'imyaka bafunze? Ni ibyo baregwa. None se barabigereka kuri Museveni? Babanjije bagakosora ibyo baregwa, bakavuga bati batubwiye ko dufunze abantu, reka turebe abantu bafunzwe bitemewe n'amategeko tubafungure, bahagaritse kwica abantu. Mu by'ukuri iki gihugu cyacu gifite ikibazo, kuko burya iyo urwaye indwara ukaba utayemera kandi uyirwaye irakwica byanze bikunze. Iyo urwaye indwara ukajya kwa muganga akubaza ati urwaye iki, ntushake kumwereka indwara urwaye, ni wowe uba wihima, kuko Abanyarwanda bamumaze imyaka n'imyaka berekana ibibazo bihari. Hari umunsi ku munsi ibinyamakuru byo mu Rwanda bidatangaza abantu baburiwe irengero, kandi ejo cyangwa ejo bundi wajya kureba ugasanga bari mu nzego z'umutekano. Abongereza ejo bundi mufata umudamu w'umwongerezakazi w'umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'Ubwongereza, umudamu wa Rukundo, mukamushimuta mugahakana ko mumufite. Abongereza bakababwira ati nimwe mufite kandi dufite ibimenyetso, nyuma mukaza kumurekura. Ubwo ni Museveni wagiye kubabwira ibyo ngibyo, cyangwa nimwe mwakoze amakosa? Igihe mwohereza abantu banyu mu Bwongereza kujya gushaka kwica Abanyarwanda batavuga rumwe nabo mu Bwongereza, maneko y'Ubwongereza ikabivumbura nabibabwira bati dufite ibimenyetso binini, Museveni niwe wari waboherejeyo. Iyo mumanutse mukajya muri Afrika y'Epfo kujya kwica y'abantu, imanza zikaba, inkiko zikemeza ko ari mwebwe mwishe y'abantu, Museveni niwe wabatumye. Iyo Human Rights byanditse bikagera mu Bwongereza bikagera muri Amerika, ubwo uruhare rwa Museveni mu by'ukuri ni uruhe? Ngewe munyumve neza nshuti muteze amatwi, ntabwo nshaka gushyigikira Museveni kuko ni umudiktateri uraho akagombye kuva ku butegetsi nk'abandi bose, akareka abaturage bakihitiramo ababayobora hatajemo imbaraga za gisirikare. Ariko nanone kuko ntamwemera kubera ko ari umudiktateri, sibyo byatuma njya gufata amakosa igihugu cyanjye gikora ngo nyamugerekeho. Ahubwo icyo inshingano yacu ni iyihe? Ni ukubwira u Rwanda ngo wowe kosora ibyo bagushinja, kuko natwe turabibona. Hanyuma uwo Museveni niba yanga u Rwanda umuharira Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda nibo bafite responsabilité yo kurwanirira igihugu cyabo. Nta na rimwe nigeze mbona umunyarwanda yanga igihugu cye ku buryo kiramutse gifite umuntu cyanga atakirwanirira. Ariko ikibazo ni iki? Urakorera Abanyarwanda amakosa, amahanga nabibona nabivuga uvuge ngo ni Museveni, kandi Abanyarwanda bo babona amakosa aho aturuka. Ariko ayo makosa bayatariho, wibwira ko Museveni yakora iki ku Banyarwanda? Ko ngiye mbizi neza nk'umuntu uganira n'Abanyarwanda inshuro nyinshi mu mpande zose z'isi. Umunyarwanda niyo yaba ari muri Amerika, aramutse amenye ngo igihugu runaka cyateye u Rwanda kirashaka kurugirira nabi ku mpamvu z'amakosa y'icyo gihugu, Umunyarwanda bari tayari kuvuga ngo namanuka nkajya no kurwanira igihugu cyanjye. Ariko niba ibyaha Human Rights Watch yandika, ibyaha za Amnesty International zivuga, ibyaha ejo bundi Abongereza babashinja na Amerika, ibyaha ONU bashinja, mu by'ukuri
bihurira hehe na Perezida Museveni? Ngewe rero ku rwanjye ruhande ndetse n'abagenzi banjye dukorana muri Biza Tubireba Tugaceceka, twiyemeje kujya tubagira inama ko u Rwanda ni urwacu, u Rwanda ni igihugu cyatubyaye. Hagize ahantu hose haturuka akarengane, tukabona ko ari akarengane kagiye gukorera u Rwanda, twakarwanya tukakamagana. Ariko mu gihe tubona ko u Rwanda ibyo rukora ahubwo rutwerekeza mu kuba twagirana amakimbirane n'ibihugu by'abaturanyi, twebwe abanyarwanda nitwe dufite responsabilité yo kugira inama igihugu cyacu. Mbisubiremo rero, tuzanabisubiramo ibihe byose. Mureke guta ibitabapfu, mureke gusaza imigeri, nimukosore ibyo abanyarwanda bababwira. Ingabire Victoire yaravuze muramufunga, Ntaganda Bernard yaravuze muramufunga, Kizito Mihigo yararirimbye muramwica, Niyomugabo Gerard yaravuze muramwica, abanyarwanda batandukanye baravuze murabica, Idamange ejo bundi yaravuze ubu muramufite muramufunze. Ariko aho kugira ngo mwumve ko mugomba gukosora amakosa muba mukora, mwumve ko mugomba guharanira ko leta igirana umubano mwiza n'abaturage bayo, ahubwo murajya kutwandikira mu binyamakuru ngo muratubwira Museveni. Ibyo Museveni yanga n'ibyo akunda abanyarwanda barabizi. Icyo nyeshaka guhamiriza hano nuko Museveni atanga abanyarwanda, kuko Museveni yanga abanyarwanda. I Bugande hari abanyarwanda bajya gukabakaba muri za miliyoni zingahe, yakabaye ari abaheraho akabirukana akavuga ati nta munyarwanda nshaka mu gihugu cyanjye. Ariko niba abanyarwanda bariyo barenga miliyoni zingahe, bakaba batuye bafite ubwenegihugu bwa Uganda, bakaba batuye bafite ubuhunzi bwa Uganda, bakaba bahari bahacuruza nk'abanyarwanda bagiye kuhacururiza, ntabwo kuba hari abantu batanu bahafatiwe bashinjwa ubutasi nge bishobora kubishingiraho ngo mvuge ngo Perezida Museveni yanga abanyarwanda. Ni mujye hariya mutubwira ikindi kintu mupfa na Museveni, kuko turabizi ko mwasangiye, mwarabanye, mufite ibindi bintu mupfa. Ariko mureke gukomeza kugonganisha no kubiba urwango mu banyarwanda. Museveni nta kibazo afitanye n'abaturage b'abanyarwanda, umuturage w'Ubugande nta kibazo afitanye n'umunyarwanda. Ko ari Abagande baravuga bati mwadufunguriye imipaka tukajya guhahira mu Rwanda, abanyarwanda baravuga ati mwadufunguriye imipaka tukajya i Bugande. Abaturage ubwabo nta kibazo bafite. Mureke gukomeza kugonganisha abaturage, mureke gukomeza kuzana ibya Museveni, muvuga ibyanyu mupfa, ariko munamenye ko ibyo ngibyo muvuga ngo ni ubagambanira, ntabwo abanyarwanda bashobora kubyemera, kubera yuko ibyo Ubwongereza bwavuze ni ibivugwa na Human Rights Watch, ni ibivugwa n'abanyarwanda. Niba rero mushaka gukemura ikibazo, mureke kujya mukomeza guhembera amakimbirane n'inzangano, ahubwo mwemere uburwayi mufite kugira ngo mubashe kwivuza bishoboke. Inshuti muteze amatwi, dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cya Biza Tubireba Tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomusene Mpora-Musanga. Murakoze cyane rero, mbibutse ko munsi ya kino kiganiro muri description turabashyiriraho chaîne, ni link tubashyiriraho muze kuyifungura. Ni link yitwa, ni chaîne yitwa The Humanity. Ni chaîne tuzajya tubanyurizaho za filime mbarankuru ku bibazo bibera mu muryango nyarwanda, cyane cyane biba byaragiye bigaragaramo impfu no gushimuta. Ubu tukaba twarahereye kuri filime mbarankuru y'Inzira y'Umusaraba Kizito Mihigo yanyuzemo, tukaba tugeze kuri episode ya 4. Niba utari wayireba ujyeho uyirebe, kandi tubasabe mukomeze muyikoreho subscribe kugira ngo n'izindi episode zitazabacika. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza kandi mugire amahoro avuye kuri Nyagasani.